True story. Yarashuha. Ijyanye kumukanishi ambwira ati mo ati iyi modoka irashuha reka tuyigurire pompe y'amazi. PS yabaye ariko gatata ziri sawa fata pompe y'amazi tuyishyiraho. Saa tanu nijoro namuhu umunsi wa mbere umunsi wa kabiri kujya ku kazi saa tanu nijoro namuhu umunsi wa gatatu kujya ku kazi saa tanu nijoro namuhu ndavuga Muneza wagiye ndavuga nzamura bigeze aho nase Muneza ko muhura mu kazi ubureye arambira ati wora cyangwa umwana peti ati ibi bintu nta akazi ntago ari shikushi iyo isaha zigeze njya kwiryama ubwo Muneza usanga uzajya agakingura amaboko akajya kwiryama We thank you for coming right now. Ladies and gentlemen, stand together for admin. Ikinyarwanda nakizi ijambo gukocagura ni iki nabishobora nzamura mu mukoriganga mu y'abanyarwanda mubaza ati ladies and gentlemen, put your hands together for Joseph. What is up, Kigali? So apparently I can't preach you in my language because apparently in Rwanda you guys steal all of our Zimbabwean words and you make them vulgar for some reason. So I can't say what I'm going to say.